Satani arimo arashaka kugira Julienne Kabanda akabarore kugira ngo abakabarore mu bantu kandi ubu tuvugana yamaze kuba akabarore. Mu by'ukuri wenda tutarihuta cyane wari umaze kubivugaho neza ko hari ababatijwe ariko bakava mu mazi hari ukundi kuntu bameze. None ushaka kuvuga ko se ari byabateye mu mazi ariko se byanabatera bikabatera bose? Bo ikintu nshaka kuvuga uko iminsi igenda yicuma ibintu byose bigiye kugenda bijya habona bigende bigaragara. Niba umuntu akorera Imana by'ukuri agiye kuboneka. Ngarukaho ni ku mubatizo wavuzwe cyane w'insanganyamatsiko. Ariko uriya mubatizo wabereye hariya muri Bika Arena. Muri Bika Arena hoya hari undi hari umubatizo yakoze. Cyetse niba yari ibiri. Hari uwabereye hariya ngo Iremera ko muri La Paris ni muri mu icyo bita muri iriya babatirizamo ntuze piscine. Hari piscine yabatirijemo abatirizamo abantu ngo 500. Abo bantu 500 yabatirijemo bari barimo barajugumira nk'inkoko zafashwe na muryamo. Byaravuzwe cyane ngo batitira baranagaragaye. None uwabatije wese agatitira agafatwa n'izindi mbaraga. Hanyuma Julienne Kabanda kugeza uyu munsi abantu bakaba bari kwibaza imbaraga ari gukoresha. Zirambaraga ziri guturuka kandi mu kugaragara kwe nibi byose tugenda tubona. No kuvuga ngo hari nabandi muzagenda mubona mugende mubabona uko bwije no ko. Ariko muyobozi cyangwa muvuga butumwa ibi bijyanye na rya jambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo tuzabamenyera ku mbuto bera cyangwa se ku bikorwa byabo. Yesu Kristo yaravuze ngo mu gihe cy'imisi y'imperuka abantu bavugira Imana by'ukuri muzabamenya ariko muzabamenyera ku mbuto zabo n'ibikorwa byabo. No kuri kose Abanyafrika bose bafite uruhu rw'abirabura Imana bafite umugambi mu izina rya Yesu. Yes nibyo ariko talaba yashando yasika yasobrere fa. Niyo mpamvu umuntu witwa Perezida Traoré no mu kihe gihugu we uriya mu perezida wa Traoré igihugu ntabwo ndi guhita nkibuka neza. Uriya Perezida Traoré ni umunyafrika nawe ubona ko afite uruhu rw'abirabura. Akunda kuba yambaye imyambaro ya gisirikare ndetse yambaye ga. Niba umuntu akorera Imana aryarya akaba yaracisha imbaraga z'abadayimoni n'imyuka mibi nawe azagaragara. No kuvuga ngo ntabwo Imana ishobora kwemera gushyigikira ikimenyetso cy'inyamaswa 666 ntabwo izemera kugishyigikira. Niba Julienne Kabanda ari mu rwego rw'ikimenyetso cy'inyamaswa akaba yarasinye amasezerano y'ikuzimu kwa Sekibi Satani, niko biri kuvugwa, araza kugaragara. Bibiliya iravuga ngo nimugende mubwiriza amahanga yose, mubwiriza ubutumwa bwiza, abemera bakumvira mubatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Hanyuma abo ngabo bazaba batijwe mu izina rya Data n'Umwana w'Umwuka Wera. Icyo bishaka kuvuga mu yandi magambo, bishaka kuvuga ngo umuntu wabatijwe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera ntabwo asindihira ngo amere nk'aho bamuteye ibimogi. Sibyo? Bariya abantu bari barimo barasamba kandi basakuza cyane, ubona ko basa n'abafashwe n'imbaraga z'umwijima z'abadayimoni. Byaba byifashe gute? Julienne Kabanda siwe muntu wenyine w'umupasiteri cyangwa w'umubishop cyangwa w'umwapotere ufungiwe urusengero wenyine, kuko hari n'abandi bagiye bafungirwa insengero nyinshi kugeza uyu munsi bacecetse batuje. Bishaka kuvuga mu yandi magambo, mu biganza bya Julienne Kabanda hari izindi mbaraga ziri ikibazo kibi. Icyo kibazo kibi rero gikuye kugaragara kikamenyekana. Ese yagikuye yacyanduriye Nigeria, hahandi bajya gucisha imbaraga za Nigeria? Ese yacyanduriye muri Amerika? Ese yacyanduriye mu Buholandi? Ese yacyanduriye muri Amerika barahavuga, ariko na Uganda barahavuga. None se ko Amerika tuzi neza yuko ibonye papa wa kabiri, ikaba inabonye perezida inshuro ebyiri, ari we Trump yatwitse abantu n'amazu n'amataje, itwika amazu ya California, inzu y'umukiranutsi irarokoka, y'umukiranutsi y'umukristo ntiyashya. Ibyo bishaka kuvuga mu yandi magambo, Imana irambiwe, uri kubyumva, inkozi z'ibibi kwisi. Inkozi z'ibibi kwisi Imana yararebeka kareba muri Amerika akavuga ati reka mbakosore mbigishe uwo nkunda ndamucyaha. Imana icyaha abantu ikunda kugira ngo ibagire neza. Imana ifite umugambi kuri Amerika, kuko Amerika ihagarara isi yose. Mbo ndagira nkubwire, ngewe mpishurirwa abademoni babiri, uwo bita Mudindiza n'umudemoni witwa Bwenge bw'isi.
dayimoni mudindiza na bwenge bw'isi n'abademoni baturutse kuzimu kugira ngo batere abakozi Imana b'abapotere n'abashumba bakomeye ku rwego rwo hejuru bavuga ukomera kw'Imana bakavuga ko Imana iriho barashaka kugira ngo babavane mu byizerwa hanyuma bagambiriye ikintu kimwe cyo kugira ngo babateshe ikuzo hanyuma Trump akaba abaye perezida wa kabiri aciye agahigo muri Amerika hanyuma papa uriya Francis wapfuye cyangwa se watashye warangije urugendo rwe yego uri kubyumva apfuye 2025 noneho papa umusimbuye amusimbuye 2025 n'ubundi wabyumvishe bishaka kuvuga ngo inkongi y'umuriro ejo bundi imanuka muri Amerika Imana itwika inkongi y'umuriro muri California igihugu cya Isiraheli turabizi neza yuko umurwa wa Yerusalemu wo muri Isiraheli Yesu mu gihe cyo kugaruka aje gutwara itorero azamanukira ku murwa wa Yerusalemu akaza gutwara itorero ry'Imana ari kura mu isi bishaka kuvuga ngo azagara ku bicu bya Isiraheli ahagarare muri Yerusalemu mu murwa wa Yerusalemu ariho Kristo Yesu yigeze anyura ari kubwiriza ubutumwa bwiza rimwe teoloji uko ivuga Bibiliya iravuga ngo muzageza kurenganya ubwoko bw'Imana ndetse bamwe mukabaca ibihanga abandi mukabashyira muri gereza abandi mukabahohotera mubaziza izina ry'Uwiteka mubaziza izina rya Yesu akunda kwambaraga mu maboko Tarawure yaravuze abwira abazungu bose arababwira ati Tarawure n'uyu sera Perezida Tarawure ubonye n'ifoto ye wamuzana kuri kamera arahari rwose ahantu hose arimo arahitinga ku ma social media cyane Perezida Tarawure ndamwemera yaravuze ngo niba abazungu mufashe neza niba ari uyu nguyu Perezida Tarawure oya wo ntabwo ari iki Perezida Tarawure n'uwo nguyu muzamura mwereke abantu nta oya ntago namuzamura yikoreho arahita yibona barahita bamubona n'uyu okay mwereke abantu nta kibazo mwereke kuri kamera oya nta kibazo Perezida Tarawure mwereke abantu nta kibazo arazwi reka twikomereze oya mumwere bamwereke ntabwo nta n'ikindi kiganiro nakora nyuma niba umukozeho mubereke nta kibazo Perezida Tarawure barimo baramubona bari kumureba wabyumvise uwo ni Tarawure yabwiye abazungu abwira abantu bose b'abanyamerika abwira abazungu bose bo ku ruhu rw'abazungu wanyu na nyoko wanyu wakujyanye mu bapfumu mu izina rya Yesu ibigirwamana byose n'ubusa imbere y'Uwiteka Imana iracyahari Uwiteka uko yararikera n'uyu munsi ni kwakira ndayankubwire ngo uri kunyumva Uwiteka aje kugutabara Uwiteka aje kukwanura heko talaba ya shando yasika yasoblelefa rerepo yasika dopere wirishe gome tutalala bosogrelefa uko Uwiteka yararikera n'uyu munsi ni kwakira akira ubutabazi bw'Imana avuga ati niba mwebwe uri kubyumva murimo murarwanya ibihugu bya Afurika muzana ibibazo n'ibindi uri kubyumva ati birakwiye neza yuko pasiporo yose y'umunyafurika ikwiye kugira ijambo nguko namwe muva mu bihugu byanyu mukaza mu bihugu by'iki bya Afurika muhinjura uko mubonye natwe twihagazeho nk'abanyafurika kuko Uwiteka ari kumwe natwe cyangwa se mu yandi magambo yashaka kurwanirira ikiremwa muntu cy'umunyafurika uwo ni Perezida Tarawure ndamukunda ngewe nakunze ijambo yavuze cyane wabyumvishe icyo bishaka kuvuga mu yandi magambo uri kubyumva nta Imana itakuvana nta na Imana itakugeza kuraho telefone abantu bandebe abantu bambone kuraho telefone Perezida Tarawure bamubonye uyu mwanya ni Prophete Flore cyangwa se Reverend Flore bishaka kuvuga iki mu yandi magambo Imana ibereye maso abanyafurika Imana ibereye maso haleluya abantu bari ku ruhu rwa Yakobo ari we Isiraheli Imana imwita Isiraheli kuko yari mukuyeho izina ry'uburiganya Imana ikura izina ry'uburiganya kuri Yakobo iramubwira ngo ntukire umuriganya uyu munsi nkwise Isiraheli Imana yacu tugire neza cyane wowe uri kunyumva rero ndakubwira ngo akira izina rishyashya Imana igukureho izina ry'uburiganya Imana igukureho izina ry'icyavu Imana iguhe izina ry'umugisha rya Isiraheli bisobanura iki Isiraheli ni izina igihugu Imana ikunda Imana yishimira akire kurengerwa n'Imana wijya mu bapfumu urabivuze neza wijya mu bapfumu ariko se kandi ko mbona yemwe bakozi b'Imana namwe mutorohewe ari abapfumu n'ibyo abakozi b'Imana bari kujyamo ubu ngubu ibyo bintu turabifata dute nk'ubu hari urugero ingero nyinshi zitangwa hari n'ibyo wari umaze kuvuga Edayeri ndetse yego ngwese
ngo kuki inkoko itabasha kumenya neza yuko ibundikiye imishwi. Ati kandi niba Uwiteka mwebwe Yerusalemu ababundikiye nk'uko inkoko ibundikira imishwi, kuki mutabimenya? Yesu yashaka kuvuga yuko umuntu wese wambaye kirezi atajya bimenya. Abantu benshi bambara kirezi ariko ntibamenye. Abantu benshi bagira agaciro ariko ntibamenye. Abantu benshi bagira ijambo ariko ntibamenye. Imana yaguhaye ijambo, wa mukobwa wa mugore we, wa musore wa mukobwa we. Imana yaguhaye ijambo ariko ntiwimenya. Wambaye kirezi ariko ntumenya, ufite agaciro ariko ntubimenya, ariko witesha agaciro ndetse nta nubwo ubimenya, ukajya mu bapfumu, ukajya kuraguza, ukajya mu bigirwamana. Imana ifite agahinda yuko abantu benshi bagiye mu bigirwamana bakaba batwawe n'ibigirwamana. Bibiliya iravuga ngo umuntu witwa Yezebeli wo kwa Etiberi mu bigirwamana byo kwa Etiberi. Yezebeli ni umukobwa wakuriye kwa se witwa Etiberi. Etiberi yari afite imana ebyiri. Izo mana hari imana yitwa Ashera, hakaba n'imana yitwa Bayale. Ikigirwamana cya Bayale cyari ikigirwamana gishinzwe guterereza umwuka wo kugumirwa ku bakobwa n'abasore. Abasore bagasaza batarongoye, abakobwa bagasaza bakatarongowe ngo bakire abagabo b'umugisha. Niyo mpamvu ujya ubona hari abapfumu batsirika abakobwa benshi, bagatsirika n'abasore kugira ngo batazashaka. Ari ba nyina babajyanye na ba sekuru na ba se wabo na ba masenge. Imana ikurinde masenge wawe wakujyanye mu bapfumu. Imana ikurinde sko wakujyanye mu bapfumu. Imana ikurinde sko. Mbona abakozi b'Imana bakwiriye kwiteza imbere, bakiteza imbere nka Papa Bitangaza wafashe urugero rwo korora inkwavu, akavuga ati nge mbona mituweli de sante z'abana, mbona uburyo n'ishuri amashuri y'abana, mbona uburyo nifuza. Hanyuma burya n'uwamutera inkunga yamutera inkunga kugira ngo abone inkwavu nyinshi, yego, kugira ngo yorore inkwavu nyinshi, yorore ave ku nkwavu ajye ku ihene, ave ku nkwavu ajye ku ntama, ave ku nkwavu ajye ku kintu bita inka. Ariko ndashishikariza Papa Bitangaza nubwo yakiteza imbere azamuka hejuru, azorora intama ariko ntakorora imbwa. Wamubwiye se akorora inka basi mw'izina rya se, cyangwa se azacirira inka nayo ni nziza itanga amata, yego, wabyumvishe. Ariko ntakagere ku rwego rwo gucirira imbwa mw'izina rya Yesu, kuko imbwa nimbi, imbwa n'ubuhehesi, imbwa n'ubusambanyi. Ariko intama ni nziza kuko n'abantu twagiye tuyobora bitwa intama mu rwego rw'iyobokamana. Yazuramuzi cyangwa se Mama Bitangaza. Abo bantu ko ari babiri, Papa Bitangaza na Mama Bitangaza, ni umugore n'umugabo. Ibyo birazwi. Uretse no kubona bari kugurisha inkwavu, bazigurisha kuri channel yabo. Reka da bagurishaga inkwavu, bavuga bati turajya shaka kugira ngo tugurishe inkwavu tubone za mituweli de sante. Hanyuma Papa Bitangaza avuga ati dore urukwavu, yari afite urukwavu rw'amabara. Mama Bitangaza yari afite urukwavu rw'umweru dede, umweru sobanura umucyo w'Imana. Ariko urukwavu barukagera rugira uburyage, rugira amahugu. Urukwavu noneho bagaragaza inkwavu. None abantu babarebaga bose, baba ba diaspora barababonye na hehe hose. Ntabwo mbamamarije, ariko narabirebye ndabibona ari kujya mu ijuru. Hanyuma burya bwose ubwo mukristo mu rugendo yari ari kurwana n'amazi menshi. Hanyuma noneho biba ikibazo nyamugijane naraboneka, akajya agenda ariganya mukristo mu rugendo kugira ngo atazagerayo. Daimoni nyamugijane no akereza abantu kugira ngo batazagera mu ijuru. Ntiyifuza ko abantu bazabona ubugingo buhoraho. Ariko umuntu uri kunyumva muri iki kiganiro, hari imbaraga z'Imana zimanutse kugira ngo zimurinde nyamugijane. Hari imbaraga z'Imana zimanutse kugira ngo zimurinde bwenge bw'isi. Hari imbaraga z'Imana zimanutse kugira ngo zimurinde. Angara maso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko ingana. Ni Mushimu Uwiteka TV. Yes, nanone reka twongere tubaha ikaze inshuti zacu zakadasohoka. Yes, mwese muhuri hirya no hino kandi mudukurikirana munsi ku munsi. Reka twongere tubaha ikaze kandi tuvuge ngo rwose turabakunda kuko namwe mudukunda kandi mukabitwereka. Igihe cyose mutwereka ko muri kumwe natwe. Kakanya turi kumwe n'umukozi w'Imana geze hano mu kanya gato cyane, turamuha ikaze. Hanyuma tubwire amakuru ye ni namaza ye nuko byari bimeze hano hanze. Aka kanya rero tubasuhuze mwebwe muri mu majyepfo, mu majyaruguru, burasirazuba ndetse n'uburengerazuba, nkavuga aba mu mujyi wa Kigali. Namwe tubahaye ikaze muri aka kanya kugira ngo muze mubane natwe hano
kuri Mushime Uwiteka TV. Aka kanya rero navuga ni dusuhuze abantu bari hirya no hino mu mpande zidukikije hano ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, ku mbibi zacu, Kongo, Burundi, Tanzania, Kenya ndetse na Uganda. Na Uganda hariya, ariko banza uyu muntu yarigeze kuhagera, yigeze kubitubwiraho. Reka rero namwe tubasuhuze abari Kampala hariya, tubaha ikaze mu kiganiro, ariko kandi East Africa yose, Afrika yose ndetse no hanze ya Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye cyangwa se ku migabane igiye itandukanye, umugabane wa Aziya, umugabane wa Oceania ndetse n'umugabane wa Amerika y'Epfo, Amerika y'Amajyaruguru. Muri ibyo bihugu byose bitandukanye, Urusiya, Ubufaransa, Ubuhinde, Ubushinwa ndetse na Korea y'Epfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, Ubutaliyani, ngarukiye ku Butaliyani se cyangwa oya ntacyo, byose ntago twabivuga ngo tubirangize. Na Israel namwe turabashuje, muri Israel hariya namwe turabashuje kandi tubahaye n'ikaze mu kiganiro hano kuri Mushime Uwiteka. Navuga nti abanyarwanda mwese mugiye muherereye kuri iyo migabane nagiye mvuga, aba diaspora mwese mu migabane itandukanye nagiye mvuga, muri ibyo bihugu byose nagiye mvuga, Imana y'amahoro ibahe imigisha myinshi kandi amahoro abe kuri mwebwe. Reka twakire rero umutumirwa wacu hano kuri Mushime Uwiteka TV. Ni karibu cyane, ahari hari utakuzi ariko wamwibwira nta kibazo. Murakoze kuri Mushime Uwiteka TV. Ni Prophète Florent cyangwa se Reverend Pastor, umukozi w'Imana. Kuri Mushime Uwiteka umwaka ushize twagiye dukorana ibiganiro byinshi, no muri uyu mwaka 2025 ndumva maze gukora ibiganiro bitari bike. Hanyuma abantu bari kunyumva, reka mbasuhuze b'inshuti zanjye bamaze kumenya, abagore, abagabo, abasore, abakobwa n'abana batoya, abantu banyumva hano ku mugabane w'u Rwanda w'igihugu cyacu, ibihugu byose, intara zose zitandukanye. Ubwo iyo mvuze intara zose mbavuze za Ruhengeri, mbamvuze Musanze, mbamvuze Rusizi, mbamvuze Gisenyi, mbamvuze hariya Gisenyi Rubavu habaye intambara bushize, abakongomani barimo baraharasa cyane, Imana ikagira birokora ikabarengera. Hanyuma nkagenda i Bujumbura, nkagenda i Burundi, Bujumbura, hanyuma nkagenda nkajya mu Buyenzi, Burundi, Buyenzi, nsuje abantu b'i Buyenzi mu Burundi, nsuje abantu bahariya i Burundi, Kampala bose. None ngiye Uganda, nsuje abantu bari Kampala, Uganda, Kampala, Kabuso, Kampala, aho bita Kampala Mbalala. None ukagenda ukagera aho bita Nasana Kampala, abaturage batuye Nasana bose ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Kampala bose bari kunyumva hariya Nasana, aho bita Uganda, Nasana. Abo bose ndabasuhuje mu izina rya Kenya, Nairobi, mu mujyi mukuru wa Nairobi ndabasuhuje. Ndihuta cyane nkajya Tanzania, mu murwa mukuru wa Tanzania ndabasuhuje mu izina rya Bawita ngo iki rero? Barimo baranyumva aho bawita ngo iki? No murwa mukuru wa Tanzania, birazwi. Tanzania mu murwa mukuru harakunaniye. Aho ngaho ni Tanzania, niko nahita. Okay, wabyumvishe. Twagiye noneho tukagera muri bira bihugu byose bya Afrika, za Malawi, bino bihugu bya Afrika, bino muri Darfur yose na hariya, bino bihugu byose bya Afrika, biri muri Afrika byose ndabasuje mu izina rya Yesu. Tugeze i Burayi, Canada, Amerika, tugeze Ubufaransa, Ubuholandi, Ubwongereza, tugeze mwabira bihugu byose, Ubuhindi, Ubudage na bira bihugu byose tubona. Uburusiya kwa Putin neza ndabasuje mu izina rya Yesu. N'abajya ku nyanja ku musenyi koga ku mazi bamerewe neza, ari kumwe n'abana b'amabibi bafite nyashi, ngo barimo bikaraga ku mazi ku musenyi ku mazi, bambaye amakariso y'imyeru n'ay'icyatsi kibisi. Yes, mukozi w'Imana, twagutinda dusuhuza abo bose ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Yego, nibyo wabasuhuza, yasuhuza benshi cyane, bose n'ibinyabuzima. Yego, bari mu ishusho y'Imana. Reka rero twihute tugire duti simbwa
si inka si ibikeri si inyamaswa si intare n'ibiremwa muntu abantu bari mu ishusho y'Imana n'abantu bari mu bibiremwa muntu bagomba kumva ijambo ry'Imana bakumva gukomera kw'Imana ni Prophète Florian cyangwa se Reverend Pastor Florian Imana yacu tugire neza hano hanze bimeze bite hano turutse hano hanze bimeze bite rero hanze nta bindi bibiri ravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi buriya se ngo n'umuntu wese ukunda kubeshya ndetse akabikora banze ubyitiranyije n'ibyo kubikora rero kubikora bavuga bibiri ivuga n'abantu bakora ibyaha ibyaha by'indengakamere hari abatinganyi batingana ari abagabo ku bagabo hari n'abatinganyi batingana ari abagore ku bagore abakobwa baryamana n'abakobwa bagenzi babo bakishimishanya imibiri yabo barangiza bakajya bumva bashyushye nk'agasafuriya bavuga bati turagumya tubikore abo bantu bavuga bati turagumya tubikore Imana irabaziye Uwiteka arabaziye Uwiteka aramanutse Uwiteka araje imperuka iraje Imana irimo irambwira ngo nimbwira abantu biyarure bareke ibibi byabo kuko igihe kije Sodomu na Gomora Imana yarayirimbuye yisize ibyaha n'ibicumuro yisize ibibi yisize ibitero yisize intambara kotalaba ya shando ya sika ya sobre wowe unyumva Imana yakubwiye ngo ni wiyarure ureke ibibi byawe igihe cyo kugira ngo wiyarure niki Uwiteka arashaka ngo umukurikire kandi umwegere cyane kuko Uwiteka ari umukozi w'Imana ari umukozi w'umuhanga rero aha ni kuri mushima Uwiteka ndi nk'umushuma nk'umukozi w'Imana nka Reverend Pastor nakugira mushima Uwiteka TV ariko se kandi abakozi b'Imana hano muri no minsi ntago byoroshye muri kugenda muti baba amakuru ari gucikicikana hano hanze wayamenya cyangwa se ujye ukurikirana izi mbuga nkoranyambaga ziri hano hanze bimeze bite hari ubwo duherukana tuvuga ku umubyeyi w'umupasiteri yego ntago byoroshye ntago bimworoheye muri no minsi umupasiteri urambwira uwo ari wa kwa pasiteri Julien nyine Julien Kabanda se ni uri muravuga apo Julien Kabanda reka nkubwize ukuri ubundi abantu bose bagiye bacisha bimeze bite abantu bagiye bacisha imbaraga umukozi w'Imana nkawe umva se abantu bagiye bagirana ikimenyetso cy'inyamaswa na Satani ikimenyetso cy'umubare 666 kimwe twahoze twumva kera igihe kirageze kugira ngo gisohore Imana imenyekanisha abantu biyoberanye none se urashaka kumbwira ko se nawe ari muri Julien Kabanda agomba gusenga cyane iki kintu Imana yambwiye irambwira ngo nasenge cyane uri kubyumva ntarebe ku bantu erega buri ikosa rya mbere nuko yagiye kurega umunyamakuru witwa uriya munyamakuru witwa Bakame wa munyamakuru wamukozeho inkuru akumva ashaka kujya kurega muri polisi kandi bidashoboka akumva ashaka kujya kuregera urwego rwa polisi y'u Rwanda kugira ngo rumukurikiranire ikirego cyangwa se arege mu bavoka aburane n'uriya Bakame ntekereza ko ibyo ngibyo ntaho bihuriye uriya mu YouTubers Bakame cyangwa se uriya munyamakuru Bakame burya Imana yari yamukoreyemo Imana rega ntahitakorera kugira ngo igire ibyishyira hanze mu yandi magambo uriya mubatizo wabaye insanganyamatsiko oya wikwirukanka cyane yes nyine sinzi wenda niba ari ushaka guhera ariko hano hanze biravugwa ko hano hanze ku mbuga nkoranyambaga zose ziravuga ko yafungiwe kandi biturutse kuri ibyo byose uri ugenda uvuga byaba byifashe gute Julien Kabanda siwe muntu wenyine w'umupasiteri cyangwa w'umubishop cyangwa w'umwapotere ufungiwe urusengero wenyine kuko hari n'abandi bagiye bafungiwe insengero nyinshi kugeza uyu munsi bacecetse batuje batakiri gukora umurimo w'Imana mu rwego rujyanye hano mu Rwanda hanyuma baratuje bariyakiriye bamwe bari kwibaza uko bizamera nuko bizagenda kuba Julien Kabanda RGB ikigo kibasha gukurikirana amadini n'amatorero mu gihugu cyagiye gifatira imyanzuro amadini n'amatorero menshi hano mu gihugu cy'u Rwanda ibyo birazwe insengero nyinshi zirafungwa insengero nyinshi zirahagarara bazishinja yuko zubatse ahantu hatari mu rwego rwiza ko ziri mu manegeka insengero zirabyemera noneho n'abari bazishumbye barabyemera bariyakira barekera aho ngaho kuba Julien Kabanda ibingibi bimukorewe
ntabwo ari igitangaza mu gihugu cy'u Rwanda kuko nubundi si we wenyine byakorewe, abo byakorewe ni benshi. Mbo ikindi cya kabiri ngarukaho ni ku mubatizo wavuzwe cyane w'insanganyamatsiko. Ariko uriya mubatizo wabereye hariya muri Bika Arena, muri Bika Arena hoya hari undi hari umubatizo yakoze, keretse niba yari ibiri, hari uwabereye hariya ngo i Remera ku muri La Paris ni muri mu icyo bita muri iriya babatirizamo ntuze piscine, hari piscine yabatirijemo, abatirizamo abantu ngo 500. Abo bantu 500 yabatirijemo bari barimo bajajugumira nk'inkoko zafashwe na muryama. Byaravuzwe cyane ngo batitira baranagaragaye. None uwabatije wese agatitira agafatwa n'izindi mbaraga. Hanyuma Julienne Kabanda kugeza uyu munsi abantu bakaba bari kwibaza imbaraga ari gukoresha. Zirambaraga ziri guturuka he? Mbo ndagira nkubwire ngewe mpishurirwa abademoni babiri, uwo bita Mudindiza n'umudemoni witwa Bwenge bw'isi. Daimoni Mudindiza na Bwenge bw'isi n'abademoni baturutse kuzimu kugira ngo batere abakozi Imana b'abapotere n'abashumba bakomeye ku rwego rwo hejuru. Bavuga ukomera kw'Imana, bakavuga ko Imana iriho. Barashaka kugira ngo babavane mu byizerwa. Hanyuma bagambiriye ikintu kimwe cyo kugira ngo babateshe ikuzo nibara mu bantu. Wenda noneho uyu muntu witwa Julienne Kabanda uri kubyumva, hari imbaraga ziba ziri kumurwanya. Izo mbaraga zimurwanya navuga ngo arabademoni babiri, Daimoni Mudindiza na Daimoni Bwenge bw'isi, barimo barashaka kumunaniza kugira ngo bamurwanye. Urugero, niba abantu batangiye kumwataka, Satani arimo arashaka kugira Julienne Kabanda akabarore kugira ngo abakabarore mu bantu, kandi ubu tuvugana yamaze kuba akabarore. Mu by'ukuri wenda tutarihuta cyane, wari umaze kubivugaho neza ko hari ababatijwe ariko bakava mu mazi hari ukundi kuntu bameze. None ushaka kuvuga ko se ari byabateye mu mazi ariko se byanabatera bikabatera bose? Mbo ikintu nshaka kuvuga uko iminsi igenda yicuma ibintu byose bigiye kugenda bijya habona, bigende bigaragara. Niba umuntu akorera Imana by'ukuri agiye kuboneka, niba umuntu akorera Imana aryarya akaba yaracisha imbaraga z'abademoni n'imyuka mibi nawe azagaragara. No kuvuga ngo ntabwo Imana ishobora kwemera gushyigikira ikimenyetso cy'inyamaswa 666, ntabwo izemera kugishyigikira. Niba Julienne Kabanda ari mu rwego rw'ikimenyetso cy'inyamaswa akaba yarasinye amasezerano y'ikuzimu kwa Sekibi Satani, niko biri kuvugwa, araza kugaragara. Kandi mu kugaragara kwe nibi byose tugenda tubona. No kuvuga ngo hari n'abandi muzagenda mubona, mugende mubabona uko bwije no kubukeye. Ariko muyobozi cyangwa muvuga butumwa, ibi bijyanye na rya jambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo tuzabamenyera ku mbuto bera cyangwa se ku bikorwa byabo. Yesu Kristo yaravuze ngo mu gihe cy'imisi y'imperuka abantu bavugira Imana by'ukuri muzabamenya, ariko muzabamenyera ku mbuto zabo n'ibikorwa byabo. Bibiliya iravuga ngo nimugende mubwirize amahanga yose, mubwirize ubutumwa bwiza, abemera bakumvira mubatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Hanyuma abo ngabo bazaba batijwe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Icyo bishaka kuvuga mu yandi magambo, bishaka kuvuga ngo umuntu wabatijwe mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera ntabwo asindihira ngo amere nk'aho bamuteye ibimogi. Sibyo? Bariya abantu bari barimo barasamba kandi basakuza cyane, ubona ko basa n'abafashwe n'imbaraga z'umwijima z'abadayimoni. Bishaka kuvuga mu yandi magambo, mu biganza bya Julienne Kabanda hari izindi mbaraga ziri ikibazo kibi. Icyo kibazo kibi rero gikwiye kugaragara kikamenyekana. Ese yagikuye yacyanduriye Nigeria, hahandi bajya gucisha imbaraga za Nigeria? Ese yacyanduriye muri Amerika? Ese yacyanduriye mu Buholandi? Ese yacyanduriye muri Amerika barahavuga, ariko na Uganda barahavuga. None se ko Amerika tuzi neza yuko ibonye papa wa kabiri, ikaba inabonye perezida inshuro ebyiri ari we Trump. Hanyuma Trump akaba abaye perezida wa kabiri aciye agahigo muri Amerika. Hanyuma papa uriya Francis wapfuye cyangwa se watashye warangije urugendo rwe. Yego. Uri kubyumva apfuye 2025. Noneho papa umusimbuye amusimbuye 2025 n'ubundi. Wabyumvishe? Bishaka kuvuga ngo inkongi y'umuriro ejo bundi imanuka muri Amerika. Imana itwika inkongi y'umuriro muri California. Yatwitse abantu n'amazu n'amataje. Itwika
amazu ya California, inzu y'umukiranutsi irarokoka, y'umukiranutsi y'umukristo ntiyashya. ibyo bishatse bishaka kuvuga kuvuga iki? mu yandi magambo, Imana irambiwe, uri kubyumva, inkozi z'ibibi ku isi. inkozi z'ibibi ku isi. Imana yararebega ikareba muri Amerika akavuga ati reka mbakosore mbigishe uwo nkunda ndamucyaha. Imana icyaha abantu ikunda kugira ngo ibagire neza. Imana ifite umugambi kuri Amerika kuko Amerika ihagarara isi yose. Mu yandi magambo, niba Amerika ihagarara isi yose, Imana ibiri kureba za Irake, ikareba za Irani, ikareba bireya bihugu by'Uburusiya kwa Putin. Imana ikareba ikabona bariya abantu bafite uburyo Imana bareba. Wibuke ko umuntu witwa Isaka uwo muri Bibiliya, uwo muri Bibiliya turamuzi. Uri kubyumva, avuka kwa Abrahamu. Aburahamu yaratuye. Aburahamu turamuzi yuko Aburahamu hariya yavukiye muri Uriya Bakarudaya. Uriya Bakarudaya bwiherereye. Ubwo Uriya Bakarudaya dushaka kuvuga ni kwatera mu bigirwamana. Hariya mu bigirwamana byo kwatera mu bisekuru by'imiryango ya Abrahamu. Imana yabwiye Abrahamu ngo nasige inzu ya se n'umuryango wa se, ajye mu gihugu Imana izamwereka. Wabyumvishe? Wibuke neza yuko Isaka yabyaye abana babiri, Yakobo n'uwo bita Yesawu. Yari afite umubiri w'Abarabu, afite umubiri w'abazungu, niwe wari ufite ibyoya byinshi. Esawu. Hanyuma Isaka, wabyumvishe, Esawu. Yakobo yari afite umubiri w'abirabura. Hano muri Afurika, Abanyafurika bose bakomoka kuri Yakobo, ari we Isiraheli. Turi kujyana? Ndi kukumva neza cyane. Ari naho abantu bamwe biga ubwenge bukabarenga, bwamara kubarenga bagatangira kuvuga ngo abantu b'Abanyafurika bose ni ingagi, ariko atari ingagi. Ntabwo turi ingagi. Kuko abazungu niko bakunda kuvuga. Abazungu niko bakunda kuvuga nyine, niyo babonye umwirabura ageze, hari ibihugu bimwe birya abantu babirabura, bakabateka nka brushette bakabotsa. Ibyo bihugu uri kubyumva by'abazungu batewe n'umwuka w'uburoho bwo kumva bashibura inyama, bashaka kurya inyama y'umunyafurika. Iyo bashaka kuyirya baba bitwaje ijambo rivuga ngo iyi ni nyama, iyi ni nyama yako, ngo ni nyama yabo, ngo ni nyama yabo. Nabo bavuga igiswahili se? Nabo baba bavuga nyine icyongereza cyabo, cyangwa se bavuga biriya birimi byabo, ariko bavuga bati tubonye agatungo kameze nk'ihene cyangwa se inka y'ikimasa, cyangwa se tubonye akaboga rwo kubaga, tubonye akaboga, itungo. Uko natwe tujye tubivuga ngo tubonye akaboga. Bakiruka ku munyafurika wambaye uruhu bakavuga ngo iyi ni ingagi. Ariko Imana yaturemye mu ishusho yayo, twe natwe turi mu ishusho y'Uwiteka. Nibyo. Rero Yakobo ari we Isiraheli. Bisobanura ngo uri kubyumva, yari afite umubiri unyereye udafite ibyoya w'Abanyafurika. Rero agakiza Imana yaratwemereye karagenda karanyanyagira kagera no muri Afurika. Natwe Abanyafurika tubona ijambo katugeraho. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo kera ntitwari ubwoko, ariko twabaye ubwoko ku bw'amaraso ya Yesu. Haleluya. Twemera kuba abantu bafite amasezerano y'ibizaba n'ibizaza. Ubwo turabaragwa. Turabaragwa b'ubugingo buhoraho. Haleluya. Amen. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ngo Imana idufiteho umugambi Abanyafurika. Ni ukuri kose. Abanyafurika bose bafite uruhu rw'abirabura. Imana ibafiteho umugambi mu izina rya Yesu. Yes, nibyo. Ariko yashando yasika yasobrerefai. Niyo mpamvu umuntu witwa Perezida Traoré, n'uwo mu kihe gihugu we? Uriya mu perezida wa Traoré, igihugu ntabwo ndi guhita nkibuka neza. Uriya Perezida Traoré ni umunyafurika, nawe ubona ko afite uruhu rw'abirabura. Akunda kuba yambaye imyambaro ya gisirikare, ndetse yambaye ga. Akunda kwambara ga mu maboko. Traoré yaravuze abwira abazungu bose, arababwira ati Traoré n'uyu sera Perezida Traoré. Ubonye n'ifoto ye wamuzana kuri kamera, arahari rwose. Ahantu hose arimo arahitinga ku masocial media cyane. Perezida Traoré ndamwemera. Yaravuze ngo niba abazungu mufashe neza niba ari uyu nguyu Perezida Traoré, oya uwo ntabwo ari iki. Perezida Traoré n'uwo nguyu. Muzamura mwereke abantu nta kintu. Oya ntago namuzamura. Yikoreho arahita yibona, barahita bamubona. N'uyu
Okay, mwereke abantu nta kibazo, mwereke kuri kamera. Nta kibazo, nta kibazo. Perezida Traoré mwereke abantu nta kibazo arazwi. Reka twikomereze. Mumwere bamwereke ntabwo nta n'ikindi kiganiro nakora nyuma. Niba umukozeho mubereke nta kibazo. Sawa ni wa Perezida Traoré barimo baramubona. Bari kumureba. Wabyumvije? Uwo ni Traoré. Yego. Yabwiye abazungu. Abwira abantu bose b'abanyamerika, abwira abazungu bose bo ku ruhu rw'abazungu. Ababwira ati niba mwebwe uri kubyumva murimo murarwanya ibihugu bya Afurika muzana ibibazo n'ibindi. Uri kubyumva? Ati birakwiye neza yuko pasiporo yose y'umunyafurika ikwiye kugira ijambo. Nguko namwe muva mu bihugu byanyu mukaza mu bihugu by'iki bya Afurika muhinjira uko mubonye. Natwe twihagazeho nk'abanyafurika kuko Uwiteka ari kumwe natwe. Cyangwa se mu yandi magambo yashaka kurwanirira ikiremwa muntu cy'umunyafurika. Uwo ni Perezida Traoré. Ndamukunda. Njyewe nakunze ijambo yavuze cyane. Wabyumvise? Icyo bishaka kuvuga mu yandi magambo. Uri kubyumva? Nta Imana itakuvana, nta na Imana itakugeza. Kuraho telefone abantu bandebe, abantu bambone. Kuraho telefone Perezida Traoré bamubonye. Uyu mwanya ni Prophète Florent cyangwa se Reverend Florent. Bishaka kuvuga iki mu yandi magambo? Imana ibereye maso abanyafrika. Imana ibereye maso, haleluya, abantu bari ku ruhu rwa Yakobo, ari we Isiraheli. Imana imwita Isiraheli kuko yari mu kuyiha izina ry'uburiganya. Imana ikura izina ry'uburiganya kuri Yakobo. Iramubwira ngo ntukira umuriganya, uyu munsi nkwise Isiraheli. Imana yacu tugire neza cyane. Wowe uri kunyumva rero ndakubwira ngo akira izina rishyashya. Imana igukureho izina ry'uburiganya, Imana igukureho izina ry'icyavu, Imana iguhe izina ry'umugisha rya Isiraheli. Bisobanura iki? Isiraheli ni izina igihugu Imana ikunda, Imana yishimira. Igihugu cya Isiraheli turabizi neza yuko umurwa wa Yerusalemu wo muri Isiraheli, Yesu mu gihe cyo kugaruka aje gutwara itorero, azamanukira ku murwa wa Yerusalemu, akaza gutwara itorero ry'Imana arikura mu isi. Bishaka kuvuga ngo azagara ku bicu bya Isiraheli, ahagarare muri Yerusalemu, mu murwa wa Yerusalemu. Ariho Kristo Yesu yigeze anyura ari kubwiriza ubutumwa bwiza. Rimwe teoloji uko ivuga, Bibiliya iravuga ngo muzageza kurenganya ubwoko bw'Imana, ndetse bamwe mukabaca ibihanga, abandi mukabashyira muri gereza, abandi mukabahohotera, mubaziza izina ry'Uwiteka, mubaziza izina rya Yesu. Ngwese ngo kuki inkoko itabasha kumenya neza yuko ibundikiye imishwi? Ati kandi niba Uwiteka mwebwe Yerusalemu ababundikiye nk'uko inkoko imundikira imishwi, kuki mutabimenya? Yesu yashaka kuvuga yuko umuntu wese wambaye kirezi atajya abimenya. Abantu benshi bambara ikirezi ariko ntibamenye. Abantu benshi bagira agaciro ariko ntibamenye. Abantu benshi bagira ijambo ariko ntibamenye. Imana yaguhaye ijambo, wa mukobwa wa mugore we, wa musore wa mukobwa we. Imana yaguhaye ijambo ariko ntiwimenya. Wambaye kirezi ariko ntumenya, ufite agaciro ariko ntubimenya, ariko witesha agaciro ndetse nta nubwo ubimenya, ukajya mu bapfumu, ukajya kuraguza, ukajya mu bigirwamana. Imana ifite agahinda yuko abantu benshi bagiye mu bigirwamana bakaba batwawe n'ibigirwamana. Bibiliya iravuga ngo umuntu witwa Yezebeli wo kwa Etiberi, mu bigirwamana byo kwa Etiberi. Yezebeli ni umukobwa wakuriye kwa se witwa Etiberi. Etiberi yari afite imana ebyiri. Izo mana hari imana yitwa Ashera, hakaba n'imana yitwa Bayari. Ikigirwamana cya Bayari cyari ikigirwamana gishinzwe guterereza umwuka wo kugumirwa ku bakobwa n'abasore. Abasore bagasaza batarongoye, abakobwa bagasaza bakatarongowe ngo bakire abagabo b'umugisha. Niyo mpamvu ujya ubona hari abapfumu batsirika abakobwa benshi, bagatsirika n'abasore kugira ngo batazashaka. Ari ba nyina babajyanye na ba sekuru na ba se wabo na ba masenge. Imana ikurinde masenge wawe wakujyanye mu bapfumu. Imana ikurinde sko wakujyanye mu bapfumu. Imana ikurinde sko wanyu na nyoko wanyu wakujyanye mu bapfumu. Mu izina rya Yesu ibigirwamana byose nubusa imbere y'Uwiteka. Imana iracyahari. Uwiteka uko yararikera n'uyu munsi niko akiri. Ndayankubwire ngo uri kunyumva, Uwiteka aje kugutabara, Uwiteka aje kukwanura. Heko talaba ya shando yasika yasobla fa rerepo yasika dopere wirishe gome tutalala boso grerefa. Uko Uwiteka yararikera n'uyu munsi niko akiri.
akira ubutabazi bw'Imana, akira kurengerwa n'Imana, wijya mu bapfumu. Urabivuze neza, wijya mu bapfumu. Ariko se kandi ko mbona yemwe bakozi b'Imana namwe mutorohewe, ari abapfumu n'ibyo abakozi b'Imana bari kujyamo ubu ngubu, ibyo bintu turabifata dute? Nk'ubu hari urugero, ingero nyinshi zitangwa, hari n'ibyo wari umaze kuvuga Dayeri, ndetse yego hari n'ibindi by'umukozi w'Imana witwa Pastor Yongwe, Apotre Yongwe. Byaragaragaye ngo babatiza abantu hariya Uganda, ariko nabwo ugasanga ni za mbaraga ziriho zikora. Apotre Yongwe yimitswe na Mignone turabizi. None ejo bundi ngo yaraje, wo bita Bishop Mignone cyangwa se niba ari Apotre Mignone, ndumva ari Apotre, ariko Apotre Mignone wamwimitse, yimika Apotre n'ubundi, kuko ni wakimika Apotre nawe utari Apotre. Apotre yimika undi Apotre. Buriya ngo n'umwana Bishop ntabwo yakimika Apotre. Ubwo n'umwana ushaka kuvuga ngo Yongwe Apotre yimitswe na Mignone, icyo kirumvikana. Ubwo n'umwana wenyine, hanyuma n'umwana wenyine mu byo kwizera. Wabyumvishe? None ejo bundi ava Uganda yagendaga yigisha yimika Batimote na Tito. None ejo bundi ava Uganda, yego yaje nk'umwana, yaje nk'iki buriya avuye Uganda buriya no kuvuga ngo kuza kwa Mignone yaraje ku mubyeyi we. Umuntu aje ku mubyeyi we aza yisanga. Yakiriwe nk'umwana, yakiriwe nk'umwana cyangwa yakiriwe nka pastor, yakiriwe nk'umwana, ikindi yakirwa nka Apotre. Byose ni ibyiwe, yaba umwana mu rugo, yaba Apotre nk'umuntu wahawe inshingano, izina Apotre ndiryamuvuyeho. Ikindi Apotre Yongwe nubwo bamurwanya ndetse bamunaniza, ariko hejuru y'imbaga za Satani hari imbaraga z'Imana. Ndagira nkubwire ngo Apotre Yongwe bari kurwana ishyaka ry'umurimo w'Imana. Uve kuri nibishaka wicara avuga ibyo yiboneye byose, nibishaka Theogene aba yivugira ibyo ashatse byose. Kandi umuhanuzi birabujijwe guhangara Apotre. Umuhanuzi utari mwarimu w'itorero, akaba atari pasiteri w'itorero, akaba atari bishop, akaba atari Apotre, ntabwo akwiye guhangara Apotre. Apotre abamurenze kuri. No kuvuga ngo Apotre Yongwe umukozi w'Imana, ibigwi bye birazwi mu gihugu cy'u Rwanda. Apotre Yongwe yakoreye Imana hano mu Gakinjiro Nyarugenge, asengera abantu barahindukira ku bukiranutsi, asohokamo ajya gushinga itorero ryitwa Horebu Church Kimisagara hariya kwa Mutwe, turabizi. Hanyuma Apotre Yongwe Imana ikomeza imukoresha ibitangaza n'ibimenyetso kugeza uyu munsi. Agiye Uganda abatije abantu benshi, ukwezi kumwe abonye abakristo batari bakeya. Ibyo bintu utarahamagawe ntabwo byashoboka. Rero tujye tuvugisha uko. Rero reka nkubaze nibishaka Theogene, uri kubyumva, ntabwo aragera kuri sije yo kutwereka abantu nka 500 yabatije cyangwa 200 cyangwa umwe. Nta muntu n'umwe ndabona nibishaka Theogene yagaragaje yabatije. Bishaka kuvuga mu yandi magambo, nibishaka Theogene nacishe bugufi, nawe ubwiwe ararengera, hari ibintu arengeramo. Kandi n'abantu bamufana ngo bamukunda, nibishaka Theogene nimugarukiraho pe, kuko icyambere uri kubyumva, nge nzavugisha ukuri, inzego zirarutana. Niba Apotre Yongwe abatiza abantu batari bakeya i Bugande, yabatije abantu batari bakeya hano mu gihugu cy'u Rwanda, turabibona. Hanyuma Apotre Yongwe afite ibigwi, yagize inzozi aravuga ati ngewe nzagira icyo bita Yongwe TV, ariyo televiziyo, ayigeraho. Yaba yifite cyangwa atakinayifite sibyo ndeba, ahubwo nuko ibyo yifuje akanayifuza mu rwego rw'iyobokamana yabigezeho. Icya kabiri, Apotre Yongwe aravuga ati ngewe ubwanjye nzi neza yuko Imana izabana nanjye kandi izangirira neza. Abanyarwanda bose muzabibona ko mfite kwizera gukomeye, mfite vibe, mfite umunwa. Anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko bingana. Ni Mushimu Uwiteka TV. Warugeze aho uvuga uti Bibiliya iravuga ngo nimuvuge yuko abakiranutsi bazavuga neza. Kwihuta cyane, warugeze aho uvuga uti Theogene narekeraho ku amuvugaho ibiki cyangwa se ayubahuka ate amwobaho. Urumva abagera aho ngaho
nibishaka Theogene agatangira gushaka kubaka kubahuka amavuta ya Yongwe ati Yongwe Imana irakwanitse ati Yongwe ati narabivuze kuva kera ubazi ubuhanuzi umuntu witwa nibishaka Theogene yagiye hanura kuri Apotre Yongwe inshuro zitari nkeya avuga ati Yongwe isira kubonye aturanitswe aturagaragaye none amazimisi ari kuvuga ngo Yongwe asigaza mu Rwanda ngo abebera kubera amadeni ngo amadeni ajyanye na televiziyo Yongwe ngo naho televiziyo yari yarayishize mu mazu ngo yabuze amafaranga yo kwishyura Yongwe ibyo byose ntawe bitabaho ku isi cyangwa mu gihugu nta mugabo utagira ideni si byose je nagize ngo ni ikindi kibazo ari ibindi ari ibyo by'amadeni byo ni bisanzwe nta muntu utagira ideni nawe ikindi kibazo gikomeye urifite cyangwa nanjye nkarigira nta mugabo utagira ideni ubundi ariko twihute cyane ahubwo tugasenguza bwiza buzima nshaka kuvuga ariko nibishaka Theogene ntakubahuca amavuta ntabwo ari byiza nanjye reka nkubaze ko tujya tubona abakristo benshi cyangwa se abakristo bo nibishaka Theogene nabanze yisengere anasenge abone umugore ave mu bintu byo guhora ararikira afite n'ubuhehesi byo kumva heheta abagore ejo bundi yakoranye ibiganiro n'uwo bita Sandrine warekanye na Fredina ari we mugabo gukorana ibiganiro nta kibazo bakoranye ikiganiro na Sandrine mbona yenda gushaka kumusomagura n'ibiki hanyuma ukabona ko nibishaka yatewe nkaho ameze nk'isha ku rugamba ashaka kugira ngo uri kubyumva atangira avuga ati ese uramutse unkunze we Sandrine ati ngewe na kuri kamera ibyo byose hanyuma uri kubyumva Sandrine nawe akanyuzamo akavuga ati buraramutse nyemeye nta nicyo byatanga ariko ubundi babizana kuri kamera bajye bateratanira mu ibanga bakabireka ibintu byo kuza kuri kamera ntabwo ibyo bintu aba ari byiza abanyango babyerekana niba nibishaka shaka umugore uri kubyumva na mese kamwe nk'uko Pastor Mutesi namusengeye agakira umuvuma akabona umugabo witwa Fredina hanyuma nawe musengere abone umugore uzamusengere nawe hari kibazo se umwaka umuveho wa karande yo mu miryango imubuza kubaka no gushaka ibyo birangire nibishaka Theogene ubwo ndamubwiye ari kunyumva nta nibindi hanyuma icyakabiri je ngiye kukwibariza ikibazo umukozi w'Imana ashobora kugira gutya twigarukire kuri Apotre Yongwe kubera ko bakoze amakosa tugaruke kuri Apotre Yongwe ariko si umukozi w'Imana kuri kwirukanka cyane impamvu ndi kwiruka mfite ifuhe ry'umwuka wera w'Imana ikibazo nari nkubajije se wacyumvise ubwo nacyumvise nakubajije nti umukristo ashobora kugira gutya abakristo bashobora kugira gutya bakagwa mu ikosa bagahanwa ariko se nk'abakozi b'Imana cyangwa se ababita waravuze ngo nitwukubahuke cyangwa se ntihakagira uwubahuka nk'abakozi b'Imana bari gukora ibidakorwa muri no minsi abo bitwa ba apotre ba pasteur n'abandi na ba bishop nawe harya ngo witwa nde wowe nge nitwa Reverend Pastor ba Reverend Pasteur iyo mukoze amakosa mwebwe muhanwa nande umva ngo komero kamuducishaho utunyafu umva ngo subize hakiri kare birabujijwe yuko apotre cyangwa se bishop cyangwa pasteur cyangwa Reverend Pastor cyangwa se pasteur cyangwa se diakoni abo bantu bagomba kwirinda kwihanira mu bakristo impamvu batagomba kwihanira mu bakristo bihanira byabo cyangwa se bicuriza kwicuza kwihana ibyaha ninde ubahana apotre ntabwo ajya kwihanira mu bakristo impamvu ya mbere yabagusha beshi icya kabiri Imana ni ibimuzi nayo yamwimitse niyize uburyo imubaza hanyuma yiyunga n'Imana akagenda akabwira Imana ibye akiyunga n'Uwiteka Uwiteka mukamubara ibyaha n'ibicumuro urugero Dawidi iyo yakoraga ibyaha n'ibicumuro uri kubyumva umuhanuzi akaza akamubwira ati dore ibyaha bimeze gutya Dawidi yahitaga aca bugufi uruhande rwe akagenda akiyunga n'Imana Imana ikamureba ikamwishimira uwo yari umwami Dawidi twese turabizi rero byatumye ingoma ya Dawidi igenda ikomera cyane iragenda iraramba shaka kuvuga ngo ubwami bwa Dawidi bwararambye bugenda bukomera ariko Dawidi ari ikinyabyaha ndetse Dawidi akora ibibi byinshi Dawidi yitwaraga nabi ariko guca bugufi kwiwe binezeza Imana bituma Imana imunezerwa mu gihe kiwe ndagira umbwira abantu batwumva bagira ikintu cyo guca bugufi bajye bemera intege nke zabo bajye bemera ibyaha byabo bajye bemera ibicumuro byabo wa mukobwa wemera ibicumuro byawe wa mugabo wemera ibicumuro byawe wa mugore wemera intege nke zawe emera ibicumuro byawe yewe wa mugabo we emera ibicumuro byawe iki nicyo gihe Uwiteka arakubwiye ngo
wigarure ureke icyaha n'igisa nacyo Uwiteka gushime Uwiteka kwemere kuko yemeye Dawidi akemera guhagurutsa umuhanuzi Yesaya akamwohereza i Betelehemu ngo genda ujyane ihembe ry'amavuta unyimikire umuntu witwa Dawidi kuko namutoranyije nkabona mwishimiye mu rubyaro rwa Yesaya. Reka nkubwire niba Imana ikwishimiye ntayitakugeza, niba Imana igushaka ntayitakugeza, niba Imana igutoranyije izaguha ubutunzi, izaguha amazu, izaguha amamodoka, izaguha ibyombo byo mu nyanja, izaguha indege. Wowe uri kunyumva uri Canada, wowe uri kunyumva uri mu Bubiligi, wowe uri kunyumva uri muri Amerika, wowe uri kunyumva uri mu Burusiya, wowe uri kunyumva uri mu Bushinwa, uri mu Budage, ndagira nkubwire ngo nta Imana itakuvana, nta nayo itakugeza. Wa mu diaspora we cya bugufi Uwiteka gutoranye nk'uko Uwiteka yatoranyije Dawidi. Heko talaba yashando yasika yasobrerefa rerebo yasika dopere wirishagom. Yagutoranyije akagutoranya nka apotre, akagutoranya nka bishop, akagutoranya nka pastor, nka reverend pastor, akagutoranya nk'umushumba pasteri, akagutoranya nk'umuhanuzi, nk'umukozi w'Imana. Imana bigufiteho umugambi. Abazagutera banyuze mu nzira imwe Imana izabatatanyiriza mu nzira zirindwi mu izina rya Yesu. Yes, nuko biba bimeze. Ya nari nagizeho ikibazo nicyo ariko kandi rwose komeza nta kibazo. Wowe ndumva umubwiriza ibice byaho 9 umurongo waho wa 4. Yego, Bibiliya iravuga ngo ufatanya n'abazima bose abagifite ibyiringiro by'ejo hazaza ngo ariko imbwa nzima iruta intare yapfuye. Abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye ntacyo bagitekereza. Ko talaba yashando yasika yasobrera fayi pera wirishagoma. Ngo abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye ntacyo bagitekereza. Ese wa muntu we uri kunyumva, wowe wateye agatebe ungurikiranya hano mu kiganiro, ujye umenya ko igihe cyawe kizagera ukagira iherezo, ukarangiza urugendo rwawe ukava mu isi, bakagushyingura muri metero 4 kuva ku butaka usubira hasi. Ese niba gushyingura uzaba ujyanye iki? Ese uzagira imbere y'intebe y'imanza z'Uwiteka Imana izavuga ko witwaye gute ku isi? Ibyo byose ukwiye kubimenya. Ufatanya n'abazima bose abagifite ibyiringiro by'ejo hazaza ariko imbwa nzima iruta intare yapfuye. Impamvu Imana ivuga imbwa, impamvu Imana ivuga imbwa, Imana irayigaya imbwa. Niyo mpamvu Pastor Mutesi yigeze akoresha ikiganiro agishyiramo imbwa. Imana iramugaye. Imana igaya Pastor Mutesi kuko azanye imbwa mu kiganiro ikajya imukubita umurizo. Rero Imana ntabwo ikunda abantu b'abapasteri bagenda bakururana n'imbwa. Imbwa ni ikizira Uwiteka yanga urunuka. Hanyuma imbwa no kuvuga ngo imperuka yose izarinda iba imbwa ari imbwa. Imbwa ni imbwa nyine. No kuvuga ngo Imana ndikunda urusaku rw'imbwa mu bantu bitwa abakiranutsi. Abakiranutsi b'Uwiteka bazishima kandi bazaragwa igihugu kandi bazashisha nk'umukindo w'i Lebanon. Lebanon bazamererwa neza, bagubwe neza kuko Uwiteka bafite umugambi. Ariko imbwa n'urusaku rwazo Imana izazirimbura zitwikisha umuriro, kuko imbwa zisobanura ubuhehesi, zisobanura ubusambanyi. Umupasiteri ugaragaraho imbwa aba ari mubi, umuhanuzi ugaragaraho imbwa aba ari mubi. Hanyuma umunyamasengesho uri kugaragaraho imbwa w'umwinginzi mu rusengero, Imana murinde kugaragaraho imbwa. Umurizo w'imbwa ugira ubushagarira uterereza abantu ubusambanyi mu izina rya Yesu. Ndagira nkubwiye ngo uri kunyumva ni wirinde imbwa kuko imbwa atari nziza. Imana yacu tugire neza cyane. Haleluya. Ufatanya n'abazima bose abagifite ibyiringiro by'ejo hazaza ariko imbwa nzima iruta intare yapfuye. Abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye ntacyo bakizi kuko nta n'ingorano bakize mu bikorerwa munsi y'ijuru. Igendere wirire ibyo kurya byawe n'umutima unezerewe kuko Imana yemeye imirimo yawe. Imana niba yemeye imirimo yawe akira gutsinda mu izina rya Yesu. Niba Imana yemeye imirimo yawe akira kubyara impanga. Niba Imana yemeye imirimo yawe akira gukira ubugumba. Uri ingumba ntubyara, Imana igiye kukuvanaho umuvumo w'ugumba wakire kubyara. Uri umukobwa waragumiwe, ntushaka nturongorwa ngo ukore ubukwe nk'abandi. Waragumiwe, abarozi bakugizeho ububasha, ibigirwamana byakugizeho ububasha, baragutsiritse, mu nda yawe urazinze, amabere yawe arazinze ngo atonse, abahungu n'abakobwa utabyara impanga nk'abandi. Akira kubyara mu izina
rya Yesu ndaguhanuriye mu izina rya Yesu akira kubyara n'Imana ibivuze n'Imana ibivuze n'Imana ibivuze wa mukobwa we Imana igukweye umwaku wa musore we Imana igukweye umwaku wa mugabo we Imana igukweye umwaku wa mugore we Imana igukweye umwaku Imana igukweye amadevurosi atera ingo nyinshi Imana yacu tugire neza akira ubutabazi bw'Imana. Yes, urakoze cyane turagushimiye kandi ariko kandi ibibazo biri kuvugwa cyane hano hanze ni byinshi bakozi b'Imana mukomeze musenge kuko abantu barugarijwe n'imbaraga z'umwanzi Satani. Hano hanze hari n'izindi nkuru zigenda zivugwa ku bakozi b'Imana yego ariko kandi Satani ntago agomba kureba babandi yamaze gufata nubundi agenderera abo atarageraho. Yego. Hari inkuru nanone yakunze kuvugwa mu minsi nk'ingaye ishize y'umu Bishop Gafaranga aho byavuzwe neza ko yashwanye n'umugore we bigera naho barwana ndetse bigera naho bajya mu nkiko kuregana. Hari abademoni babiri wivunika mu nyamakuru. Hari abademoni babiri nahishuriwe. Hari demoni yitwa Mudindiza hakaba na demoni witwa Bwenge bw'Isi. Noneho hari na demoni yitwa Nyamugijya Nino. N'abademoni batatu. Demoni Nyamugijya Nino ni wa mudayimoni wateye mu Kristo mu rugendo ari kujya mu ijuru. Hanyuma burya bwose ubwo mu Kristo mu rugendo yari ari kurwana n'amazi menshi. Hanyuma noneho biba ikibazo Nyamugijya Nino araboneka akajya agenda ariganya mu Kristo mu rugendo kugira ngo atazagerayo. Dayimoni Nyamugijya Nino akereza abantu kugira ngo batazagera mu ijuru. Ntiyifuza ko abantu bazabona ubugingo buhoraho. Ariko umuntu uri kunyumva muri iki kiganiro hari imbaraga z'Imana zimanutse kugira ngo zimurinde Nyamugijya Nino. Hari imbaraga z'Imana zimanutse kugira ngo zimurinde Bwenge bw'Isi. Hari imbaraga z'Imana zimanutse kugira ngo zimurinde Dayimoni Mudindiza. Dayimoni Mudindiza adindiza iterambere ry'abantu kugira ngo ibyo bakoze byose batagira aho bagera. Arizo nyatsi. Umwuka w'inyatsi uturuka muri Dayimoni Mudindiza adindiza ibyo abantu bakora byose aho bava bakagera. Dayimoni Mudindiza ndamwirukanye ku bantu. Dayimoni Mudindiza ndamwirukanye ku bakobwa kugira ngo abakobwa bakora amakwe yabo. Ndayirukana Dayimoni Mudindiza udindiza abagabo n'abagore kugira ngo ingo zabo zidakomera. Bashwane bapfa imitungo y'ibyo bagezeho umwe afata ibye n'undi afata ibyiwe. Uye ni Dayimoni Mudindiza ariteza divorce. Rekura Dayimoni mu izina rya Yesu. Rekura fire. Rekura fire. Rekura fire. Rekura fire. Umuriro w'Imana uratse. Yo mvuze fire mbavuze umuriro w'Imana. Yo mvuze fire mbavuze umuriro w'Imana. None tugaruke gato tuvuge ko uriya mugabo Gafaranga n'umugore we bari gupfa imitungo. Uriya Gafaranga n'umugore we Gafaranga yatewe n'umujinya w'umuranduranzuzi uturuka mu bisekuru. Hanyuma afite karande yo mu muryango. Bo ntago ari umutungo. Ntago ari umutungo bari gupfa. Oya ntabwo ari umutungo. Ni umujinya w'umuranduranzuzi uturuka mu bisekuru muri karande. Ariko najyaga ngira ngo mu miryango ye Gafaranga n'ubundi mwerejwe hagiye haboneka kesi ziwe yivumbura agira umujinya wo kwivumbura. Ikindi razi na Bishop Gafaranga izina Bishop ni Bishop nyine yo kumbuga nkoranyambaga no ku mihanda. Ariko ntabwo ari Bishop wo mu rusengero ngo afite itorero ashumbye. Kumbe ni izina ubwo naringiye kuvuga ni kubera iki mu rwego rujyanye na hano ku mihanda. Navuga nti yabakoze ndi Reverend Pastor nigeze ndwana n'ibibazo by'abakristo ndabayobora mbatiza abantu hanyuma abantu bagerayo. Uri kubyumva bitandukanye na Bishop Gafaranga ubikora mu rwego rujyanye na social media mu rwego rujyanye no kumbuga nkoranyambaga ku mihanda. Izina Bishop ni izina yitirira cyangwa se yitirirwa mu rwego rw'imihanda. Ariko ntabwo ari kuvuga ngo ni izina Bishop ry'abashumba n'abatambyi basutsweho amavuta. Umuntu wasutsweho amavuta ntabwo yagaragara nk'ariya ajya kwigaragaza kuri kamera ari kurwana kubita umugore. Abo bazimu ntabo nabonye kuba pastor cyangwa ku bashumba b'u Rwanda. Niba hari nabo byagiye bibaho ariko benshi ntabwo twabonye kuri kamera. Ikindi Papa Bitangaza uramuzi cyangwa se Mama Bitangaza. Abo bantu uko ari babiri. Papa Bitangaza na Mama Bitangaza ni umugore n'umugabo. Ibyo birazwe. Uretse no kubona bari kugurisha inkwavu bazigurisha kuri channel yabo. Reka da. Bagurishaga inkwavu. Bavuga bati turajya shaka kugira ngo tugurishe inkwavu tubone za mituelle de santé. Hanyuma Papa Bitangaza avuga ati dore urukwavu yari afite urukwavu rw'amabara. Mama Bitangaza yari afite urukwavu rw'umweru dede. Umweru. Usobanura umucyo w'Imana. Ariko urukwavu rukagira rugira uburyage. Rugira amahugu. Amahugu. Urukwavu.
noneho bagaragaza inkwavu none abantu babarebaga bose baba ba diaspora barababonye na hehe hose ntabwo mbamamarije ariko narabirebye ndabibona mbona abakozi b'Imana bakwiriye kwiteza imbere bakiteza imbere nka Papa Bitangaza wafashe urugero rwo korora inkwavu akavuga ati nge mbona mituweli de santé z'abana mbona uburyo nishurira amashuri y'abana mbona uburyo nifuza hanyuma burya n'uwamutera inkunga yamutera inkunga kugira ngo abone inkwavu nyinshi yego kugira ngo yorore inkwavu nyinshi yorore ave ku nkwavu ajye ku ihene ave ku nkwavu ajye ku ntama ave ku nkwavu ajye ku kintu bita inka ariko ndashishikariza Papa Bitangaza nubwo yakiteza imbere azamuka hejuru azorora intama ariko ntakorora imbwa wamubwiye se akorora inka basi mw'izina rya cyangwa se azacirira inka nayo ni nziza itanga amata wabyumvishe ariko ntakagere ku rwego rwo gucirira imbwa mw'izina rya Yesu kuko imbwa nimbi imbwa n'ubuhehesi imbwa n'ubusambanyi ariko intama ni nziza kuko n'abantu twagiye tuyobora bitwa intama mu rwego rw'iyobokamana Mana yacu tugeneza Papa Bitangaza gubwa neza huri rwose nkwifurije ibyiza na Mama Bitangaza uyu munsi muri kumwe muri gupfumbatana aho munyuze turahazi abisi babasamiye abisi babahagurukiye ariko ntaho Imana itabavana ntaho itabageza gusa Papa Bitangaza nabonye Imana imwibutse mbona Imana yongera kumugira neza icyatumye Imana igarura Mama Bitangaza Imana ikamurinda kwiyambika ubusa imbere y'abadiaspora kugira ngo asenyuke arangire Papa Bitangaza akagira inama Mama Bitangaza akayumva kira kintu ni cyiza cyane ndagishimira Imana yuko Imana iri kugenda igira ingo yubaka z'abashumba yego Papa Bitangaza nk'umukozi w'Imana wubatse ibigo by'amateka nabonye n'umuntu witwa Pastor Mutesi ajya kubasura abaha ubunyano by'abana bari babyaye ubunyano bw'abana babiri b'impanga babyaye ni ibintu byiza rero umukozi w'Imana rero wenda reka mvuge nti wagira nama kise abantu wenda bashobora kuba ari abakozi b'Imana nka we cyangwa se n'abandi basanzwe hano nongere mbigusabe hano muri Tamuneri uzashake ifoto ya Papa Bitangaza afite impanga ze uzayibona oya si ngombwa ahubwo jewe nyumva neza kucyo narindi ho mvuga uyishyireho hano rwose ntuzagira akantu kata uzayishyireho yego hanyuma bazamubone afite nazira mpanga ze abari koza mu ibase nini ari kumwe n'umugore we Mama Bitangaza urwo n'urugero rwiza rwose rw'ibyo uri uvuga cyangwa se n'urugero rwiza rugombye rwakagombye erega abantu babonye insengero zifunzwe mu nyamakuru babonye insengero zifunzwe baravuga ngo abakozi Imana tuzaseba tuzakorwa n'isoni oya ntago byabaho Bitangaza arangije ajya korora inkwavu arangije ari kubona mituweli de santé ndetse akishyura abana mu mashuri yes rero ngo nanjye uri kuvuga gutya nkeneye inkunga nkeneye yuko nabona bamfata amaboko kenshi turavuga bakavuga ngo uri kubyumva bagashyigikira abakinnyi b'imipira bagashyigikira ibindi bikorwa bindi ariko bitari abakozi b'Imana umukozi w'Imana akababazwa agahura n'imiraba ikomeye ariko ntibamwiteho iyi nkunga tugaruke rero gato iyi nkunga urayisaba nde ngewe ndayisaba umuntu wese unyumva kuri iyi kamera yaba uri hano mu Rwanda n'ubu ari mu bihugu by'amahanga n'abadiaspora n'abantu banyumva bose kene kamera nini nkabona studio nasabye Imana studio ihura na miliyoni 10 z'u Rwanda yego ngaho nyumva neza rero ibikoresho byose nkajya mu neza kwenda kugera ku musozo kabibona nk'umukozi w'Imana Revera Pastor ikindi ndavuga nimero yanjye ntibazibeshye ngo bayohereze ahandi bazayohereze kuri nimero yawe rwose umukanya uri buze kuyishyiraho ubuze kuguha uwo mwanya hanyuma ushyireho nimero umuntu yaransuzugura arambwira ngo arashaka kugira ngo nge nampe miliyoni 8 ajya mbera nge mbumutinganyi reka biragatsindwa n'Imana ndabyanga ndamubwira tuwiteka azantabara biciye no ku bandi haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali muri ibyo 7,000 nanjye ndacyarimo Revera Pastor Florier cyangwa se Prophète Florier nzamwita kuze Florier kuri Tigo Cash no kuri mobile money nyoherereza amafaranga ngura ibyuma ngende mu mujyi wa Nyarugenge ngura ibyuma bita kamera hanyuma nkorera Imana mu izina rya Yesu ne gusuzugurwa n'abantu kuko abantu bari kunseka kugera ku musozo njyano ku makamera imbere y'abanyamakuru ufite ifuhe rikomeye cyane mu izina rya Yesu ndashaka kubwiza abantu kuri nibyo narindi ho munyugira nti uragira nama ki abakozi b'Imana cyangwa uragira nama ki umuryango nyarwanda hanze ahangaha biriho gucika bakora divorce baregana ikintu cya mbere inama rwose ndahera ku bantu baca imanza ku bakozi b'Imana bareke guca imanza kuri pasteri
Mignone no kuri Pasiteri Julienne Kabanda kuko batamwimitse ntibamushyizeho ntibamuhamagaye. Yego. Abo ni abantu baca imanza. Imana ntiragera ku ntebe y'imanza ngo icire imanza abantu bo mu isi yose. Yego. Icya kabiri uri kubyumva, ndagira inama mbwira abantu ngo nibikomeze ku mavuta, nibikomeza ku mavuta y'abakozi b'Imana. Iyo uvuze amavuta abantu bashobora kubyumva ukundi. Amavuta y'abantu basizwe mu rwego rwo guhagararira umurimo w'Imana. Babikomezeho kuri Antoine Rutayisire. Bakwikomeje ku Mana. Umva se bikomeze kuri Apotre Gitwaza. Bakwikomeje ku Mana bakareka kwikomeza ku muntu. Umva se bikomeze uri kubyumva ku bashumba basizwe. Imana yabatoranyije ifite impamvu. Hanyuma nabamara kubikomeza bakumvira abatambyi b'Uwiteka n'ijuru bazaribona neza. Bikomeze kuri njyewe Revera Pastor. Mbasengere bakira umwaku dore ko Imana yampaye impano zo kubohora abantu bagakira umwaku bagakira inzingo zabo. Inzingo zibaveho bazabona ijuru rihoraho bazabona n'ubugingo batitombera muri iyi si. Nicyo kintu bagomba. Se buriya mu rugo butameze neza buriya bikomeje kuri Abrahamu na Isaka na Yakobo babaye intwari zikomeye kugeza uyu munsi. Babaye abantu bakomeye. Niyo mpamvu rero abantu bagomba kwikomeza ku bantu basizwe amavuta y'Imana. Buriya mu rugo rutameze neza buriya wabasengera ibintu bikongera bikagenda neza. Ngewe nagiye mfasha abantu benshi bari bababaye. Ingo zari zigiye gusenyuka nyinshi nazifashije. Na Pasiteri Mutesi namusengeye akira umwaku. Uyu munsi afite urugo, afite umugabo uri kumusomagura mu buriri. Akarara amusomagura amatama. Uzi ko Pasiteri Mutesi afite amatama meza n'amaso meza yatereka. Hanyuma Fredina ubari kumusomagura. Naramusengeye. Nakoze ibiganiro byinshi ku macana atandukanye. Mvuga neza yuko ubukwe bwa Mutesi abantu babarozi bashaka kumwica. Abagore bamuhagurukiye. Ariko iturungo ryakugezeho. Sandrine yari yasaza ameze nk'imbwa iryana. Ariko uyu munsi wa none Sandrine yaciye bugufi ndetse asaba imbabazi Pasiteri Mutesi. Ituro ryakugezeho ariko nanjye sinari isugi. Fredina yasanze ntari isugi na n'uyu munsi sindi isugi. Umugabo wese waza namwakira nanjye nkiyakira igitanga. Kubaza ngo ituro ryakugezeho. Ituro ntabwo riraza. Pasiteri Mutesi ntabwo yumva, sinzi uko ameze. Ntabwo yumva. Ariko Pasiteri Mutesi ujya wumva. Nzanira ituro umpesha umugisha nushaka uzari imbere ku makamera abantu babibone kuko naragusengeye. Nagiye mu bitare by'umwami hariya ku Kamonyi. Ndasenga nirukana abadayimoni b'abantu bashakaga kumuterereza kumwica ngo bamurangize. Imana birangira itsinze urugamba abona umugabo. Singe watashye mbona. Singe wabonye Mutesi arongorwa na Fredina. Arangije nyuma. Hanyuma uri kubyumva Pasiteri Mutesi mu kwezi kwa buki akuvuyemo ajya gutembera Dubai. Yemeza abarosi, yemeza abapfumu, yemeza abanyamashyara. Bose arabemeza bereka ko byose. Wigeze kubivuga warya ngo batemberaga gute? Umva Imana yaraguhamagaye no kuri ko Imana ishaka kuvuga iki. Mugwiza witonde kuri Pasiteri Mutesi ibyo uvuga byose ngo Pasiteri Mutesi ni umurangi ntabwo ari umurangi. Imana iri kumwe nawe mu izina rya Yesu. Amen. Nibyo reka rero tubashimire mwese mwari kwerekeza ku musoza. Yego ni Prophete Florent cyangwa se Revera Pastor. Inimero ya 0781 3 4 9 7 9 6. Ndayisubiramo 0781 3 4 9 7 9 6. Uri kunyumva inimero yanjye yindi ya kabiri ni Tigo iri no muri Tigo Cash. Amazina yanjye nitwa Nzamwita Kuze Florent kuri Mobile Money no kuri Tigo Cash. Inimero yanjye ya Tigo ni 07 25 4 10 353. Aho waba uri hose mu bihugu byose wampamagara cyangwa ukanyohereza. Nubwo waba uri Burundi, uri Tanzania, uri muri Kenya, uri muri Uganda, uri muri Amerika, uri Canada, uri mu France, uri hehe hose ushyiraho kode z'igihugu hanyuma ukavugana nanjye kuri WhatsApp urambona mu izina rya Yesu. Manakiri iri kumwe natwe. Nkomeje ndi Prophete Florent tuzagumya kubana nakagaruka mu izina rya Yesu. Yes, reka rero tubashimire mwese mwari mudukurikiye bari muri mu mirimo itandukanye. Mushobora kuba mwari mudukurikiye ariko kandi aho uri bwije cyangwa bugorobye niko nabivuga. Navuga ngo buri ari ninjoro cyangwa bunakeye birashoboka. Hari naho bushobora kuba bukeye sibyo Florent? Yego. Cyangwa se ari ninjoro cyane. Rwose kiganiro nagishoje reka tugisoze n'ahakagaruka. Reka tugisoze nibyo nanjye nari ndiho mvuga ni reka tubashimire bose bagiye badukurikira aho bari hose ku migabane itandukanye, umugabane wa Afrika,
umugabane wa Aziya, wa Oceania ndetse n'umugabane wa Amerika. Reka mbasengere. Witwa Uwiteka Imana nziza, witwa Uwiteka Imana ikomeye. Nsengera abantu bose bumvishe iki kiganiro, baba bari hano mu gihugu cy'u Rwanda n'abari muri Amerika n'abari mu bihugu by'amahanga n'abadiaspora bari kunyumva. Umuntu wese ubasha kunyumva kuri iyi kamera mu izina rya Yesu. Ntabari nge nyakubaho Uwiteka usobanurira abantu. Bibiri iravuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo bice 28:28. Ndagushimye Imana kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Alright, turi kumwe. Amen. Nakagaruka. Ciao ciao. Shalom. Ciao ciao. Shalom. Anga amaso Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byawe uko ingana. Ni Mushimu Uwiteka TV.